ahubwo mvuga ikintu cyabaye wowe Beya turi kumwe wagiye gukora comment uyikorana n'umuntu wirirwa harabika Brian yirirwa atuka ba Brian abaharabika urabizi niba ukora oya na Bosco nyuma twarabipfuye rega nyuma twarabipfuye nandabimubwiye ninge kano kanya nditimu Brian Bosco yavuze ngo Brian ndamwanga yani magambo fiance wa Bosco Empire yihuje n'umwanzi we Brian nawe yabaye inshuti na Beya mu gihe Beya umugabo we Bosco Empire atashakaga ko yiyunga na Brian niyo mpamvu yavuze ngo Brian ndamwanga buriya Bosco yababajwe no kumva umugore we yasize mu Rwanda ikiganiro n'uwo yita umwanzi we ariko kandi byakaba yari byiza kurushaho kugira ngo umugore azahuze Brian na Bosco Empire bose bajye mu murongo umwe yani magambo ro Bosco umugore we yiyunze n'uwo yita umwanzi we Pion Karona na Teta Sandra bashobora kwihuza umwe akaba umugore w'umugabo undi akaba umugabo w'umugore hanyuma rero akaba umugabo wa Teta Sandra ese Pion Kane yagongerwa mu muhanda n'imodoka twazabyandika dute twazabifata dute Teta Sandra Ezekiel na Robert ntabwo bakwiye kuvuga ngo bakunda NRM badakunda u Rwanda ba Ezekiel na Robert Sergeant bapunguze mudomo Slim Jesus yes reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu ngarukanye na Pastor Claude ku Ikaze TV Rwanda ukuri Nyako TV ndetse na Slim Jesus TV Pastor Mezuti tuvuye heza tuvuye kuvuze ngo turagarukanye twagiye tumaze igihe kinini oya uravuze ngo turagarukanye ubundi tuvuye twari turi urumva hari abantu bari babonye ikiganiro wenda twari twakoranye bagiye no kubona ikindi turagarutse kuri twaducano twabo batuye ducano twabo twaducano twabo kuri twaducano twabo aya zacano zabo izacu ni nini twebwe izacu ni amacano ni amacano twaducano kagacano kabo kugira ngo ko ni karemereye ariko nawe ntabwo wakikita agacano ni cano yabaye cano umva ihinduka cano yigeze mu bihumbi 100 yego kandi baranabirenze ubu basigaye cano Imana ibaha umugisha ibarinde kandi bakomeze yego tubifurije umugisha Brian na Tesha bamayidota banjye muremewe bayo wadota wawe yego tujye gutangira ikiganiro n'ubundi rero ubwo reka mite n'ubundi mera kuri ku mukobwa wawe Brian ngo mayidota wawe reka bare duheraho nabonye abasore abagabo b'Ibugande bose bagarutse nyuma y'igihe kinini rwose bari barapfuye nyuma yaho bari barapfuye kuko nabonye ubwo bazutse nabonye bita Bosco Empire asavuga ngo baramwishe biranga ngo bamujugunya mu ruzi wamujugunye mu ruzi niko nabonye kuri tamune yijugunye mu mazi agaragaza nkaho yari yarapfuye ngo Bosco ngo avuye mu rupfu apfuye mu rupfu yari yapfuye none yazutse yego urumva yego bari bamwishe yego urumva rero yavuze ati bari banyishe none ndazutse ndiho so urumva rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine twakira ibyo yavuze yanditse ngo bashatse kumwica ngo bamujugunye mu mazi arangiza ati nasambanyije abakobwa DJ Brian ndamwanga so yasambanyije na Brian arimo se oya we yanga Brian yasambanyije Brian ntarimo yego ubwo bapfuye ko Brian yamwimye simbizi si byose yanditse ngo yasambanyije abakobwa yego nibyo ngo buriya nibyo bamushinja bashatse kumwica ngo bamujugunye mu mazi yasambanyije abakobwa DJ Brian aramwanga yani magambo rero mu bakobwa yasambanyije Brian yabaye isugi yanga Bosco Empire Bosco Empire rero nawe arangije yanga Brian ukatagiye mu mateshwa no mu byaha yego ese Bosco komeruka muvuga ko ari ikiremba ibintu nabwo tiri ikiremba makuru naramenye byarangiye utazamutega mushiki wawe utazibe nyuma aho amaze iminsi Uganda ubundi Uganda se internet itariho uzi ibyo yararimo muri hoteli niho bashatse kumwicira abakobwa abo yavuze
abakobwa batandukanye muri Uganda simbizi ariko cyozi cyo ntabwo ari ikiremba yego ahubwo ararenze ararenze uriya ngo iminota ngo isaha yose yayimara ubwo yahindutse umupfubuzi Bosco Empire isaha ngo yayimara hari umuntu wamaye amakuru arabwa turamenyura uriya si ikiremba Bosco Empire si ikiremba ati wowe urabona ari ikiremba bimeze bite arabwa turiya ati ushima Imana yego ataramutse ahuye n'umukobwa wawe ati yamuyobya ati ku buryo umukobwa yibagirwa n'inzira imucyura yego wakira ute rero kubona bano oya kubona bano bose bagarutse ari na Pionika nabonye kuyapostinze kuri stati na Ezekiel ubona bose bagarutse byagushimishije cyangwa byakubabaje kuba bongeye kuza guteza akavuyo kuri social media urumva umurundi yaciye umugani avuga ngo ntawe usangira n'utabega ngo ntawe usangira n'utabega mu yandi magambo ntawe usangira n'udakoramo urumva rero nanjye gutera nkiyikiriza Juste yatera kiyikiriza abantu bo muri showbiz batera bakiyikiriza tudafite abadusubiza ntabwo byari sawa byashimishije kuba bagarutse kuri social media ahubwo bagarukane ibizima bagarukane ibizima by'ubusanekeza ko ibipfu bisiga ibizima baba ari byo baza nekeza ko bafashe umwanya wo kwitekerezaho kuko iminsi bamaze na internet ni myinshi kandi bariya se bariya yego amana yanjye bitekerezaho iki bariya baracyari babandi nese ubwenge butekereza ntabwo Bosco yavuze ngo Brian ndamwanga none se kuva yuvuze ngo wanga umuntu nyine ntacyo wumvamo se nta kintu aba yahindutse niko bimeze yego hano hari nk'umukobwa hari umukobwa Bosco bari batangiye gukorana arangije Bebo ni Beya ni Bewa Bosco ni Sheri we ubwo ni Bewa Bosco Sheri wa Bosco Ben n'umukunzi bese umukunzi burera niko na Juste njya mbona ahamagara madamu we yavuze ko azi icyongereza atazi igifaransa Bebe iri mu gifaransa ni mu igifaransa Juste yavuze ko atakizi wa mugore wa Timamu Juste yamwaje atese wabuze igifaransa ko umugabo wanjye avuga igifaransa ato yagenze icyongereza niko bimeze yego uyu Bosco rero nubundi ngo umukobwa bakoranaga yahoraga amuhatira kwanga Brian ariko umukobwa akavuga ati singomba kwanga Brian dukorane ariko inege kabonanga Beya yasabwe na Bosco kwanga Brian Beya akorana ikiganiro na Bosco ashyigikiye Brian none se rero ndiko numvise Brian yaramurengeje umuringoti kuri ntuze kuri TikTok ya Godfather barashwanye nari marigiye ku rubuga nari ndiho kuri live TikTok nari live nanjye kwa Godfather Brian ashwana na Beya bya hatari aravuga ati ndakwanga twumva ibintu bihinduye isura Godfather rero ashaka kurya asubiza ibintu mu murongo nyuma yaho aramubwira ati kuba warifatanyije nusebya Brian nuriya mugabo usebya Brian ati ubwayo ibyo ngibyo ni amakosa wakoreye Brian atariko kandi babyumva birangiye rero haza kubamo Tesha na Brian bakomeza kuvuga nyuma yaho rero bakomeza gutesha Tesha nkuko yitwa Tesha ariko Tesha burani n'umukobwa mwiza umukobwa mwiza afite umutima mwiza neza kandi mu by'ukuri Tesha n'umukobwa mwiza Tesha rero ari mu bagize uruhare kugira ngo Brian yiyunge n'uyu mukobwa nawe aragaruka nawe asa n'ubishyiramo umunyu wo kubahuza hanyuma yaho rero Beya nibwo yiyunze na Brian ariko Brian yari yamukuriye agahu ku kibuno aravuga ati ndakwanga waransebeje nushaka uze kureba iryo jwi ukine urumva ibyo Brian yavuze ibyo Bosco Empire numvisha yakinnye kanyine numve n'ubwa mbere Beya tuvuganye n'ubwa mbere zamutse kuri platform niba ntibeshye is a good person ahubwo umva ikintu cyabaye wowe Beya kumwe wagiye gukora comment uyikorana n'umuntu wirirwara bika Brian sibyo tubyumvikane uriya mugabo wagiye gukora ikiganiro ntabwo niba wari ubizi neza kuko uriya Bosco yirirwa atuka ba Brian abaharika urabizi hano aho urushaho gufata gutukana Godfather niwe wa mbere mu gutukana ndi kuri Brian ndabimubwiye nige kano kanya ndi timu Brian ntabwo ngende timu buryohe twarabipfuye tugiye
nanjye ndimo niyo video nibashake bagende mbere icyo kiganiro navuze ati ngende timu Brian kano kanya ntabwo yego uko avuze yego ni nako yavuze kuri TikTok yo kwa Godfather yego niko yavuze ariko Brian yari yisize urusenda yego yisize urusenda amavubi yari amavubi inzuki zatondagiye aravuga ati wa mugore we waranyihaye reka ze tubonane yego hanyuma rero Beya asa n'umanutse ndetse anavaho kuri live ya TikTok ya Godfather Beya asa n'uvuyeho yego nyuma yaho bakomeza kuvuga bati nagaruke Tesha aravuga ati nimubwire Beya agaruke Beya rero nyuma yaho aragaruka amaze kugaruka nibwo rero habaye mu bwiyunge hagati ye na DJ Brian na Tesha na hanyuma rero twese turabikurikirana turavuga tutariko ntabwo icyo gihe nawe wari wazamutse uri kuvuga nanjye nari nazamutse naravuze warabonze nanjye rambwa ngo ngwe baba we ngo Claude ngo ndakwanga ngo ndakwitaga dadi ngo twara kubaka tukwita dadi ariko ngo kwera yuko ngo wasebeje ngo wagize gute ngo wavuze nabi ndavuga nti I'm very sorry wasebeje Brian we yegeze gusebya Brian icyo gihe yabivuze icyo gihe kuri live bakimara gushwarira nanuze na Beya nanjye twagacishijeho ariko ngiye buriya buryo ushobora gufatisha umuntu ese mubwira nti sorry mumbabarire bataha batiriwe dongeye kwitwa dadi urumva batiriwe kwitwa dadi kandi mu byukuri yego uko nabyumvise Brian agira umutima mwiza yego ariko yanga ujomba agati mu ntosi yego ujombye agati mu ntosi ikiguri gita kigutarukira nuko byagenze rero twese nta utaza amatiku ya Brian na Bosco y'Impaya ese ubundi wazahuje Bosco na Brian ukabunga nk'umuntu mukuru ikibazo gihari rero buriya cya kirego ntabwo ari Brian wagitanze oya tureka iby'ibirego wowe wazabahuje ukabunga bakaba inshuti none se ugafata umwanya ugahamagara DJ Brian byagushimisha byanshimisha cyane uzacuruza iki cyo gihe nose ushaka ko mbicuruza nzacuruza ko biyunze uzacuruza ko biyunze Bosco yego ashobora kubyemera Brian ntabyemera Brian ashobora kubyemera nawe ashobora kubyemera ahubwo Bosco n'ushobora kutabyemera oya na Bosco yabyemera none se kuki utabikora kuki utabikora ajya ngo tuzakugire nka Dumba wumvishe ikirego ashinjwa icyo ashinjwa na Yamano Dumba ikintu ashinjwa na Yamano ni ukuvuga ngo Yamano ngo amushinja ko atigeze aba mukuru muri kesi yabo ngo abahuze igihe Yamano yashwanaga na Pazomani Dumba akabimenya ntabwo yigeze abafata bombi ngo abahuze ngo abwire Pazomani ati reka gusohora izi video ngo anabwire Yamano ati mugerageze mwiyunga ariko pastor nkawe nk'umuntu mukuru muri bano bantu kuki utabahuza buriya ikibazo gihari ni kimwe kuwitwa Brian Brian iyo yishyizemo ikintu biragoye kuzakimukuramo naho Bosco y'Impaya nawe hari uburyo byibuza agerageza agacishamo akantu runaka none se ko Bosco yabaye n'umudiaspora shenge yego wabonye ko Bosco yiyunze na Emirene nta kibazo kubera icyo noneho umuntu yiyunze na Emirene yamuhaye strike 3 cano yagiye kuvaho kuki atakiyunga na Brian buriya tuzabisuzuma tuzareba niba bikwiriye niba bidakwiriye ariko kandi icyo twavuga ngo reka dutegereze turebe amaherezo y'inzira ni mu nzu urabyumva yego kandi buriya Bosco afashe nk'umwanya agasaba imbabazi Brian wenda sinzi ko yazisaba ku kiganiro ariko nzi ko muri inbox wenda bashobora kubikora kandi bigacamo yego ntabwo mbizi neza tuzareba niba bishoboka Bosco y'Impaya tuzareba niba bikunda niba yemera niba natabyemera nta kundi bizagenda ubwo rero navuga ngo kurwange ruhande Brian we ashaka Brian bashaka umuntu umusaba imbabazi kandi umubwire ubikwe ku mutima nyuma yaho kugira ngo ibyo umubwiye ubyubahirize na Bosco nawe abashaka umuntu uca bugufi rero hagati ya Bosco y'Impaya na Brian reka turebe uko bizagenda uko biri kose nta wamenya ndibona nashaka Bosco turebe niba atwitaba turebe niba dushobora kumuhuza na Brian hanyuma
turebe niba yitaba muhamagare twumve nimba byibuze icyo kintu gikoze pastor ubukoze ikintu cyiza cyane kuko urumva Godfather yarakurushije yarabunze abambere hari umuntu mushaka twagiye yego Bosco ntabwo arimo aritaba ariko reka turebe buriya hari igihe kizagera ibintu bicemo bikunde bimere neza kuko nimba agera aho yandika kuri titre ngo yanga umuntu biba ari bibi cyane urumva ngo ndamwanga kandi na Brian ntabwo yigeze avuga ngo nanga Bosco ahubwo yaravuze ati hari umuntu nzi utwanga cyane ahubwo ugomba gukora ikintu kizatuma urwo rwango ruvamo ibintu bikagenda neza reka dutegereze turebe Brian na Bosco y'Impaya ntawamenya bose ni abanyarwanda kandi nibwira yuko ntawanezezwa no gukomeza kuba mu bibazo na mugenzi wiwe rero Bosco ikimwe mu bintu byamubabaje yababajwe n'uburyo Beya yihuje na Brian yani magambo fiance wa Bosco y'Impaya yihuje n'umwanzi we Brian nawe yabaye inshuti na Beya mu gihe Beya umugabo we Bosco y'Impaya atashakaga ko yiyunga na Brian niyo mpamvu yavuze ngo Brian ndamwanga uwo ni Bosco wabivuze ngo Brian yafashe umugore wa Bosco y'Impaya baba inshuti yego nuko byagenze Beya avuga kuki nta nimero yifite shaho kuki nafite nimero ya Beya ngo muhamagare ntabwo watunga nimero y'umugore w'abandi Bosco ne wayiguha nimero y'umugore wa Bosco Bosco ne wayiguha buriya Bosco yababajwe no kumva umugore we yasize mu Rwanda ikiganiro n'uwo yita umwanzi we ariko kandi byakaba yari byiza kurushaho kugira ngo umugore azamuhuze n'umugabo kugira ngo umugore azahuze Brian na Bosco y'Impaya bose bajye mu murongo umwe ariko Bosco byamubabaje byamuriye ahantu mukushi yazamutse ibyo rero navuga ngo kurwangira uruhande ntabwo bikwiriye ko ahubwo yakabaye Bosco anezezwa nuko Beya yagiranye ikiganiro na Brian ubu rero Beya akaba yabwira Brian atari ko Brian ko nifuza kuhura n'umugabo wanjye mukiyunga fiance wanjye umukunzi wanjye hani wanjye ko nshaka mwiyunga ukazadutahira ubukwe kubera iki wabyumvise neza yani magambo ya Bosco umugore we yiyunze n'uwo yita umwanzi we mu gihe yiyunze nawe mu gihe Bosco atarari kuri internet nyine urumva yari yarapfuye Museveni President Museveni Yoweri Kaguta yakuyeho internet urabyumva neza leta ya Uganda yakuyeho internet kubw'amatora amatora agiye kuba havuyeho internet ubundi bari banatangaje iminsi 10 ndabona Museveni ahubwo yashyizemo imiyaga urabyumva neza ejo Bob Wine nahoze mbona yiramata kuri video yakoze ngo nibabanze bashyisurizeho internet ngo hanyuma ibivugwa byose babivuga ngo baganya Uganda bari kuri internet ngo bareke gutangaza ibintu ngo ibyo batangaza byose ni ubusa ngo mu gihe internet itaza kubiriho ngo ibitangazwa byose na komisiyo y'amatora biraba ari ubusa noneho abantu bamwe baje batese Museveni yaba yatinye igitutu cya Bob Wine byagenze bite ese Bob Wine afite mbaraga ki zatumye yarayavuze ijambo hanyuma leta ikaba yasubijeho internet ariko no mu matora nabonye Bobi Wine amwegereye neza cyane oya mwegereye mutesema umuntu ufite amajwi Museveni afite 71 n'ibice na Bobi Wine ariko niwe umukurikira mu mamiliyoni abandi ni mu bihumbi 50 Bobi Wine arakurikira n'amajwi 21 oya ntago ari 20 nimba ari miliyoni ebyiri 29 miliyoni ni miliyoni ubwo nimba ari 29 ngo ni miliyoni 29 oya Bobi Wine ari mu mamiliyoni 29 abari gutora n'ibihumbi miliyoni 20 niba ari nimwe na magana yego nibo bari gutora ubwo rero Museveni ashobora kuba afite nka miliyoni 17 Bobi Wine afite miliyoni 2 abandi ni babandi ni ibihumbi 30 muri za 30 gutyo ndumva njye ariko nabibonye oya niko bimeze n'ubundi niko bimeze ariko kandi iyo ugiye kureba Bobi Wine ubona ko Bobi Wine akunzwe n'abagande pire yego President Yoweri Kaguta Museveni general icyambere wowe uri umusivile yego habwo uzi ku rusasu ruvuga kubita ngo pa
mu kibira ngo utangire umere ukuntu. Museveni yafashe igihugu cya Uganda gifatisha imbunda, urabyumva neza, yagifatisha inkoho, ntabwo yagiye mu bishyikirano n'ibiganiro n'abo yarwanaga mu Bugande. Rero yagifatishije imbunda mu minwe, urabyumva, warangiza ngo ugiye mu matora ngo ibikumwe by'abaturage ngo biki byose, afite igisirikare, afite polisi, afite iperereza, afite inzego z'ubutegetsi, warangiza ukavuga ngo urajya kwisimbana, ngo urajya gupiganwa ngo na perezida uri ku butegetsi. Rero ikindi abaturage Museveni afite Kampala yose, urabyumva, usibye nk'igice cyitwa ngo ni Wakiso, Bobi Wine abarizwamo. Ariko iyo ugiye mu gace karimo abanyankore, abahima n'abanyarwanda ba kera, benshi bari kuri kote ya perezida Museveni. Urumva, buriya hari uturere buriya akabona nabana abanyarwanda bacu baratora iyo bari buriya uwitwa Kiza Besigye iyaza kuba adafunze nakaba ari we wagiye mu matora kwiyamamaza, ntihagiye n'undi muntu wundi wo mu ishyaka rye. Besigye yari kugabana amajwi na perezida Museveni muri iki gice cyahangaha. Ntungamo, Rukungiri, Kabare, Rukiga district, za Shema, za Ntuze, aho Dr. Kiza Besigye nawe ni avuka muri za Rukungiri. Urabyumva? Aho rero utwo duce nkubwiye ntabwo bari gufata amajwi ngo bayajugunye bayasandaze, bose bayahaye perezida Museveni. Urabyumva, kugira ngo batayoborwa n'umuntu witwa Bobi Wine, kubera ko Bobi Wine afite ivangura muri we. Wabyumvise neza, Bobi Wine afite ivangura mu Bagande. Ariko kandi perezida Museveni ni umusaza, imyaka 40 ayoboye, hikubita indi 5 ibe 45 ayobora ari perezida. Urumva, yabyaye umujenerali, chef d'état major w'igisirikare cya Uganda ni generali. Bivuze iki rero? Bivuze ngo generali paparavamo, generali yicara ku ntebe. Generali ariko we yigeze gutumira Mutesi Jolly muri anniversaire, Mutesi Jolly aramukatira ati umbabarire cyane sindi bubone umwanya wo kuza kwitabira anniversaire yawe. Kose ahari abavuze bati byari kurangira amugize umugore wa kabiri, akahita amujyana yanze kujya. So rero hari n'indi nkuru nabonye tukiri muri Uganda, naje kubona uwo bita Pionika yihuje n'umugore bita Teta Sandra, sinzi nimba umuzi. Teta Sandra niwe wawundi wakwitwaga na Wizo. Urabizi ko mu minsi yashize twakiriye inkuru ko Teta Sandra yatandukanye na Wizo. Ariko internet igisubiraho naje kubona bita Pionika. Pionika yarongoreye Buganda ubwo nguko. Pionika yafashe Teta Sandra neza ubwo yamugize umugore. Twahamagaye Pionika rwose sinzi, numva twamuhamagara tukamubaza ese uyu mugore w'abandi ko ugiye kumuvura ibikomere byose Wizo yamuteye ko cyane ko bamukubitaga cyane kugeza naho uyu mugore yaje gufata umwanzuro wo kwigongera umugabo wiwe Wizo. Cyangwa na Pionika ubutatu uzumva inkuru ngo yagonzwe. Ndakurizwe umva Pionika bahita bavuga ngo Pionika agongewe i Bugande. Wo bita Pionika rero ubu ngubu rwose nabonye ari mu byishimo byinshi, arimo aragaragaza we na Teta Sandra rwose ngo basuhuza abanyarwanda mu gihe internet itari iriho. Urumva ari byarahugiyeho, urumva nyine yarari mu biganiro kandi bacumwa ni mu Kinyarwanda ng'ubuzinda yica umugi. Papa Sandra ndabona telefone itari, Papa Sandra ni Pionika. Papa Sandra ndabona telefone itari. Urumva igihe batari bafite internet agikoresheje neza. Na Bosco nawe urumva we bari bamujyanye kumujugunya muri Victoria. Araciye. Mu gihe Bosco we urubo yararimo ararwana n'urupfu, Pionika nawe yararimo ararwana no kugira ukuntu yigenza. Pionika telefone ndabona nta iriho, ariko kandi buriya niza kujyaho aha twakibaza ngo Teta Sandra na Pionika bishobora kugenda bite. Babyumva neza, Pionika rero na Teta Sandra bashobora kwihuza, umwe akaba umugore w'umugabo, undi akaba umugabo w'umugore.
hanyuma rero Piyonika nawe akaba abaye umusitare ariko yari asanzwe ari umusitare hanyuma rero akaba umugabo wa Teta Sandra akaba tega papu akaba ni Wizo hanyuma rero ikibazo gihari rero ni kimwe ese Piyonika nawe yagongerwa mu muhanda n'imodoka twazabyandika dute twazabifata dute Teta Sandra ariko buriya se ariko byagenze cyabara mubekeye iyo video zirahari ari kugonga bari babanje gukubita Teta Sandra nuko ngo umugango yari amaje kumukubita niko nabyumvise niko nakuye ngo Prince ari kubivuga umugabo we ni Wizo yitwa Jamanizo oya bamwita Wizo oya hari ibyo Prince oya ngaravuze Wizo Manizo Wizo Manizo hanyuma Wizo Manizo ubu yababarizwa he uyu Wizo avukana n'uwo bita Chameleone muri Tanzania oya muri Uganda ni Uganda muri Uganda ndetse kandi akaba yararimbanaga aryoza arimbanaga nande muri Good Life Wizo na Babylon turibo nabo uwo ni Chameleone turibo nabo uyu rero wachakuriya shida za dunia iyo ni ya Chameleone noneho Wizo ni murumuna we waririmbye iyo ndirimbo bita Achakuriya shida za dunia nawe akaba ari umuhanzi yego uwo rero Wizo ne washatse umumisi bita Teta Sandra uyu Teta Sandra rero Teta Sandra ni umunyarwanda n'umuganda ni umunyarwanda uba mu Bugande umunyarwanda kazi akaba yabaye na Miss hano mu Rwanda yabaye Miss hano mu Rwanda mu gihe muri Preskid oya mbere yaho muri za 2010 mbere muri 10 ninde wayobora 2010 ego ni mu gihe cya Prince Kid ni Preskid mu gihe cya Prince ishimwe Diedo na Preskid yego rero narindi kuvuga ko nabonye nawe na Piyonika bari mu bameze neza narindi nkize ngo nako tugaceho bari mu byishimo baranezerewe muri hotel Kampala hoteli nayo nabonye ariko ibyo ari byo byose nabonye bari bameze neza bishimye bose Piyonika ntashobora gufatirwa muri hoteli Kampala ariko umwe na Teta Sandra ugasanga harakubiswe Teta Sandra afite abandi bajyama biwe mu inshuti ziwe akagarurwa mu Rwanda ugasanga Piyonika ahuye n'uruva gusenya ibibazo birakaze ariko Piyonika agira ati ubwo yabwiraga Kasuka amwe ko bari ari bo azacamo kugira ngo asabe imbabazi Yago ashobora ko yari yagiye gushaka Yago kugira ngo Teta Sandra na Yago babyumva kimwe ni inshuti nyine baraziranye kuva kera kandi Yago ni inshuti na ba Wizo yego ashobora ko yari yagiye kumucaho kugira ngo amusabire imbabazi Nyarwaya Nyarwaya Innocent Yago uheruka kuvuga ko Imana yamuhanuriye ko buri muntu wese amugire nabi bizamugarukaho anagaruka no kuri jihad ati uwo jihad ababandi bose babavugiraga aho bari murahabona ati rero umuntu wese wangiriye nabi mwese muzagenda mumubona yego ubwo rero twavuye muri Uganda reka twigarukiye mu Rwanda twari dutangiye turimo turacelebra ntago twari turi gucelebra ariko twari turi kuvuga kuri internet yo mu Bugande yagarutse yagarutseho nyuma y'amatora cyane ko nabonye amajwi y'agateganyo yasohotse oya nta by'agateganyo byarangiye President ni Museveni Kagutayo we nta bintu byinshi uriya ni umukambwe yego ahubwo ikibazo nakwaje utansubije hano banyarwanda babariyo nk'aba Bosco barahungiye n'abandi ba Ezekiel barahungiye muri Uganda nabo baratora oya bariya ntabwo batora ariko buriya nka Robert yego buriya nka Robert yamaze kuba umugande yego Robert buriya ibyangombwa byibitseho Robert buriya Aida yibitseho nabonye yaranimbye n'indirimbo mwamamaza Robert yarayirimbye indirimbo yamamaza President Museveni NRM nanjye afite umupira w'umuhondo wa President Yoweri n'ifoto ndayifite hano igenda nagiye gutabara ejo bundi Bugande abantu umuyobozi umwe wo muri NRM yarambwiye ati twarakubonye kuri social media ati ukunda igihugu cy'u Bugande ukunda president Kibina cyacu so ndavuga nti nashemererwa munonga mwebare kunkunda nawe arasubiza ngo niwe webare kutukunda chairman umwe arambwira ati haza kankwe na nkeji urware ahabwo kuba no kunde Kibina kitu wabyumvise neza Kibina ni ishyaka ngo nkunda ishyaka ryabo rya NRM rero Ezekiel na Robert ntabwo bakwiye kuvuga ngo bakunda NRM badakunda u Rwanda badakunda ubuyobozi bw'u Rwanda kuko icyambere ubuyobozi bwa NRM President Museveni na President Paul Kagame bari gutya wabyumvise General Muhoozi Kainerugaba chef d'état major w'igisirikare cya Uganda
urabyibuka neza igihe umupaka w'u Rwanda n'Ubugande bitari bimeze neza yafashe ya mbere ibishyikirano za Gatuna yarananiranye n'ibiki byose zanuze mu bihugu za baragiye byaranze umwana aravuga ati jewe ndashaka kujya kwa anko wabyumvise arandika kuri Twitter aravuga ati umuntu wese uzarwanya anko tuzarwana uwemera anko abanyemera urwanya anko abarwanya jewe ati ro jewe ndashaka kujya kwisura mu minsi mike muzambura ndi kwa anko nagiye kumusura wabyumvise umwana rero yaje gusura anko rero ba Robert na Zekeri bande yande bose bamenye ngo hariyo umwana wa anko wabyumvise rero ibyo bavuga byose bagabanye bapunguze mudomo ubwo urumva hariyo umwishywa si umwishywa hariyo umwishywa kuko anko ari mu Rwanda yani magambo Janet Gataha Museveni ni mushiki wa Perezida Paul Kagame wabyumvise iyo ushyize mu nyurabwenge za General Muhozi uko yabivuze ati kwa anko kwa marume kwa nyirarume w'umuntu rero nta mutangira umwana ajya kwa nyirarume kirazira ni kwa nyirarume ni kwa nyirarume bivuze ikirero bivuze ngo ba Ezekiel na Robert Sargent bapunguze mudomo Wanyamanzi wafunge mudomo Wanyamanzi kabisa wapunguze mudomo niko bimeze ruko byubatse twigarukire mu gihugu cy'u Rwanda nagize iwacu ubwo tugiye kwinjira mu